Iravuga ngo Yosuwa ajya kuri Yorodani. Iri jambo ndarikunda ariko nasanze ari rimwe mu magambo ntinya. Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka mukomeza umutima. Niki cyatumye Imana itabana na Mose na Yosuwa muri Egiputa, ntibane nawe i Kanani, ntibane nawe bamwirukanye, ariko kuri Nyabarongo hano hepfo igahagararana nawe? Mu yandi magambo nuko Moa repeside sefo, ntabwo Yosuwa yigera amenya igiparitse muri Nyabarongo. Harimo ingona silivupure mu ntambara Imana yari yaratoje Abisirayeli izo kurwana n'ingona ntabwo zari zirimo. Iyo myitozo ntayo bigeze bakora, ariko kugira ngo Yosuwa nagera kuri Yorodani hakabona hazamutse intosho, hakomera iki? Umutima. Haleluya. Nabona ingona izamuye imikaka yatse. Mujye kuri ADPR Rukurazo, ni hano mu murenge wa Kimironko, ntabwo ari kure. Mubaze umuzungu wari uhatuye, wari warazengereje itorero. Kuki mbundi mutumva bite byari? Cyo gituma na bugingo nubu Danieli aravuze ngo kuko tubabwamo, twe turi icumbi, turi inzu y'Imana isumba ibindi byose. Narababwiye ngo umuhanuzi yakoreka isi, umuhanuzi yayihagarika igahagarara. Njyewe ninza hano, reka mbahe urugero, mugende mukora iperereza ryimbika urupfu. Iyo utuye mu uhanura, n'umwe mu bantu baba babitse za mpano z'ubugome. Urugero, mwene uyu muntu uje ngo tisiye natagira ibyo agomba gukorerwa, abo bantu bagomba gupfa. Uyu muntu ni umuhanuzi w'umugome. Deni ni ya myuka yo kwa Sawuli na ya mavuta yo mu keso mukabya, aricyo cyatumaga Sawuli ahiga Dawidi. Nta muntu utahinduba hejuru inyuma y'ikimoteri. Ushobora gutekereza nk'umuntu uba hano Nyarugenge mu mutima wa Kigali, ntawe. Dufite abantu basa n'amateka y'abaranze, tukagira n'abandi bateye nk'ibyo babayemo, ko byamaze kubica mu mutwe. Arafata bisobanura ngo aka kanya abahanuzi baba ari abafite amavuta, baba ari abatayafite, izuba ryarazimye, ni mu gitumbiko, ni mu gihe cy'imbeho. None mu gihe cy'imbeho amavuta ni kimwe mu bintu bitera impano gukanguka. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio,
ni igisubizo cyawe. Rize amahoro y'Imana abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza. Uwiteka Imana abahereze umugisha. Muraza kutwihanganira rero, ikirere ntabwo kimeze neza kubera turi mu gihe cy'izuba, kandi igihe cy'izuba nyine kiba gifite umuyaga mwinshi. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza mutumishe? Yesu nashimwe. Urakoze cyane rero, ninge dusuhuzanyije, ariko reka nkwinginge kugira ngo usuhuze abakunzi bacu badukurikira umunsi ku munsi, kandi n'abakunzi bawe wongere ubasuhuze, kuko hari abadukurikiye barwaye, abadukurikiye bari mu bibazo bigiye bitandukanye. Uwiteka Imana abagirire neza, ndagira ngo nabo ubasuhuze. Turabakunda aho muherereye hose muri iyi si Imana yadutije ngo tuyibemo. Imana irahari TV, mugubwe neza mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha, kandi guhereza umugisha mwinshi kubwo kudusuhuza. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana yacu rera ihimbazwe kuko ushobora byose. Amen. Urakoze cyane, Imana irera kandi himbazwe kuko ishobora byose. Uyu munsi nibishaka Theogene, abantu bakwemera nk'umukozi w'Imana, kandi bakakwemera nk'umuhanuzi, kuko wagiye ugaragara uhanura ibintu byinshi. Harimo ibyasohoye yego, ariko harimo n'ibindi bitarasohora. Ariko ntabwo twicajwe hano no kuza kuvuga kuri ibyo byose, ahubwo turagira ngo tuganire kandi uduhereze ikiganiro cyiza, kuko Imana yaguhaye byinshi byo kuvuga. Iyo witegereje uyu munsi ukareba abahanuzi dufite kuri izi mbuga nkoranyambaga, ubona mu by'ukuri bari gukora mu bushake bw'Imana, cyangwa ubona batari mu bushake bw'Imana? Ikibazo mbajije kirakomeye, kubera ko jyewe nta rushinge ngira rupima abantu bari mu bushake bw'Imana n'abatari mu bushake bw'Imana. Ahubwo izi mbuga zanyu, umugani wanyu ngo imihanda yanyu, uraza kwihangana ujye wongeraho ijwi. Iryo ndumva rihagije, ntabwo riri kugeramo neza, ariko ntacyo, komeza. Biterwa n'uko umuntu aba yaramutse, wenda ubwo birashoboka ko tuza kuryongera. Abahanuzi b'Imana bari mu muhamagaro n'abatari mu muhamagaro, igihe nicyo kibagaragaza. Igihe abantu muri iyi minsi, abahanuzi bari gukora mu bihe bigoye, sibyo? 80% ni ugutemesha imipanga yagimbye, kuko amatyazo yaramenetse. Nkunda kubwira abantu badukurikira ngo abantu mujye mwihanganira ikinyarwanda ngira. Ntago nzi impamvu Imana yampaye ikinyarwanda kindusha ingufu, kindusha ibiro, ntago mpora nyibaza, yaranyihoreye. Iteka ryose igiti cyose utemesheje umupanga wagimbye, cyangwa ishoka itanaguye, gitinda kugwa. Kandi ucyasa aravunika, avunika mu bitugu, rimwe na rimwe n'intoki zikazamo amabavu. Abantu benshi rero bari guhanura batema, ariko bagatemesha imipanga n'amashoka y'ibigimbe. Kubera iki rero? Mu gihe cy'ubuhenebere nta bubyutse buhari, nta matyazo dufite. None urambwira ngo umuhanuzi uri mu muhamagaro yambaye umweru, yambaye shokora, yambaye umukara, yambaye ubururu, yambaye iki? Urumva wamenya ari ibiki se? Wabimenya cyane cyane ko hari impano
imana igitanga hari impano z'uburondozi, hari iz'ubugenzuzi, hari iz'ubuhanuzi, hari impano ni nyinshi. Birashoboka ko rero wajya mu mpano y'ubugenzuzi ukamenya uko ibintu bimeze mu isi y'umwuka. nibyo nari okay, ubwo ndagusubirisha injerekani yuzuye, Yego. yuzuye amamesa. Amamesa iyo yashize ku muriro ahinduka nk'amazi, ariko iyo yashize mu bukonje arafata. Bisobanura ngo aka kanya abahanuzi baba ari abafite amavuta, baba ari abatayafite, izuba ryarazimye, ni mu gitumbiko, ni mu gihe cy'imbeho. None mu gihe cy'imbeho amavuta ni kimwe mu bintu bitera impano gukanguka. Niyo mpamvu umuririmbyi aravuze ngo ibihe nsengamo Uwiteka bintarura mu mpagarara. Bigakora iki? Bikansubiza aho datari cyangwa nkamuganyira ibyo nkennye byose. Noneho rero nta bihe byiza bihari, amavuta ari mu bukonje. Niyo mpamvu rero ugenzura biramugora kubigenzura kuko ni mu bukonje, ni mu gihe cy'ubukonje. Ariko izuba niriva, aya mavuta, kugira ngo amavuta yatse moteri, nuko aya mavuta agomba kuba ari amazi adafashe. Urumva kuba rero afashe biraza kugora moteri guhaguruka. Ariko nk'umuhanuzi mukuru, turagaruka ahangaha turebe aya magufwa arunze muri iki kibaya. Kuki se ibwiye Ezekiyeli ngo naba ari ujye kuvugana n'ariya magufwa? Yesaya yapfuye, Yeremiya se hari aho yagiye? Ariko ihisemo Ezekiyeli. Daniel se yabaye iki? Kuki se hamagaye Ezekiyeli? Aka kanya rero Ezekiyeli niwe muhanuzi wanzwe, aranzwe, ntakenewe, kandi niwe uhawe kuvugana n'ariya magufa. Ese ubwo urambaza iki? Urakoze cyane. Impamvu nari nkubaje kiriya kibazo cyanjye nuko nenda kuza guhita ninjira mu kiganiro cyatumye ngutumira. Hano wakoze ikiganiro uvuga ko umukozi w'Imana Tisiye azakira, unasaba abantu ko bagomba kugira gute kumusengera. Uravuga uti igihe abantu bahereye bavuga bati arapfuye, ahubwo nimba dufite urukundo duhaguruke tugire gute tumusengera azakira kandi tunamusure. Nta n'ukwezi kuracamo twabonye umuhanuzi kazi araza yikubita ku gahanga aravuga ngo arapfa, nimba ntibeshya abantu bambabarire, ariko yavuze ko agomba gupfa muri uku kwezi kwa 11, ngo ariko naramuka apfuye arakurikirwa n'abapasiteri 3 bakomeye bo muri ADPR, ngo kuko ADPR yaramutereranye. Niyo mpamvu njye nakubajije ngo ese ubu buhanuzi murimo mukora kuri social media muracyafite Imana? Ko turi kujya tubona umwe ahanura undi akaza akamusenya. Bintera kukubaza rero iki kibazo, nibaza ntese mu by'ukuri ibi bintu turemera ibyande tureka ibyande. Icyo koze naguhamagaye kugira ngo usobanure, kandi ndabizi ko Theogene iyo waguye mu ikosa ntabwo ujya wiyerera uraza ukavuga ngo ikosa narikoze. Ngaho tubwire, ese mu by'ukuri ibi bintu tuzamenya iby'ukuri ari ibihe? Ese ni gute umuntu yapfa Imana ikica abandi bantu kubera ko umuntu yapfuye, kandi twarabonye benshi bapfuye ndetse banayikorera Imana ntibakurikiza abandi? Bo muri hanganira ikinyarwanda cyane.
nongere nsabe abantu mu nyumba, ari abantuka, ari abancukurira, ari abansabira amapingu, namwe mwese mujye mwihanganira ikinyarwanda ngira. Iyo uciriritse ugira imitekerereze ingana n'uburiwe. Hanyuma iyo uciriritse urwana intambara ziciriritse. Iyo uciriritse ugendana n'abaciriritse. Nta muntu utahinduba hejuru inyuma y'ikimoteri. Ushobora gutekereza nk'umuntu uba hano i Nyarugenge mu mutima wa Kigali, ntawe. Dufite abantu basa n'amateka yabaranze, tukagira n'abandi bateye nk'ibyo babayemo, ko byamaze kubica mu mutwe. Umwuka w'urupfu iyo utuyemo uwuhanura, n'umwe mu bantu baba babitse za mpano z'ubugome. Urugero, mwene uyu muntu uje ngo tisiye natagira ibyo agomba gukorerwa, abo bantu bagomba gupfa. Uyu muntu ni umuhanuzi w'umugome. Deni ni ya myuka yo kwa Sawuli na ya mavuta yo mu keso mu kabya, aricyo cyatumaga Sawuli ahiga Dawidi. Ishyari. Imana kuba yanyica kubera ko we arakano nari news, arakano waruvuze uti wavuze ko tisiye azakira. Buriya reka nkuremo abantu mwo urujijo. Umuhanuzi mu burenganzira ahabwa n'umwuka uri muri we. Icya kabiri, nshobora guhanura Imana yavuze, nshobora no guhanura itavuze. Ubwo ni uburenganzira mpeshwa n'amavuta y'ijuru. Si njyewe mwene runaka inyama n'amaraso, agari byo bibintegeka, kuko byo ntibyakunda. Kuko mu minsi yashize Eliya ahanganye na Ahabu n'umugore we Yezebeli, ntabwo Eliya 70% ibyo yakoze kwa Ahabu ntabwo yari mu mwuka ngo hanura niko mvuze, no. Eliya yari afite communication iri full tank we n'Imana. Ubundi mu kinyarwanda cyoroshye, iyo uri inkoramutima y'Imana, akanwa kawe karema ibitariho bikabaho, n'ibyari biriho bikavaho. Elabore shides de formas nemo grace de fobe ta enego te binifo. Amen. Nago nshaka ko hagira umuntu ugira ibyo acokoza, ndabizi nakora amabara. Nico gituma na bugingo nubu Danieli aravuze ngo kuko tubabwamo, twe turi icumbi, turi inzu y'Imana isumba ibindi byose. Narababwiye ngo umuhanuzi yakoreka isi, umuhanuzi yayihagarika igahagarara. Njyewe ninza hano, reka mbahe urugero, mugende mukora iperereza ryimbitse, mujye kuri ADPR Rukurazo, ni hano mu murenge wa Kimironko, ntabwo ari kure. Mubaze umuzungu wari watuye, wari warazengereje itorero, kuki mbundi mutumva bite byari? Tanjana handi hano ndi broke, mfite impamvu na brotse ibintu. Nimara kubohoka umutima wanjye unyemerera guterura Bibiliya, sinayishinguye sinanayijugunye, ahirambitse guwe neza.
mfite ibintu ndi gusengera, ndimo ndarizwa n'umugabo witwa Meshake Gatabazi, ndimo ndarizwa n'umukobwa witwa Riziki Shantari, ko hari amakuru Imana yampaye mu gikari ntagomba kuzana hano. Aho baherereye rero Imana ibahagarare. So tugaruke hano. Uyu munsi hari ikintu abantu mudukurikira muba mukwiriye gutandukanya. Umwuka w'Imana yari mu muhanuzi, umuriro usohoka mu muhanuzi ukagufata wowe uri guhanurirwa. Noneho nicyo gituma ibyo akubwira ubyumva. Impamvu byumva nuko ari wowe bireba, impamvu utabyumva ntibikureba. Nuba uri mu rusengero ukaba uri mu iteraniro, hanyuma bikaza kurangira ubuhanuzi bumanutse ariko ukumva wowe nta kigufataho, ni ikimenyetso cy'uko ubwo buhanuzi bumanutse wowe ntago bukureba, ariko uwo bureba azabwumva. So rero mu magambo make, njyewe ntabwo mpanura ko Tisiye azakira cyangwa atagomba gupfa. Ni confidence, ni imbaraga z'akanwa, ni ububasha bw'ijambo ry'Imana, ni ugutegeka. Sobanura ikirere, sobanura ngo kuba akiriho ntabwo atunzwe n'ijambo Theogene yatuye ku buzima bwe, iryo ryonyine ntago ryamutunga, kuko imbaraga zimurwanya ni nyinshi kuruta ijambo navuze. Ahubwo kuko abamunihira n'abamwingingira ari benshi, nibyo bituma na n'uyu munsi agihumeka. Ikindi kandi, nyuma yuko nabonye hari niba ngo ibuye rizima wihaye ibintu byo kwataka abantu ugakora urutonde rw'abavangiwe, reka nguhe iyi message. Naranakwihamagariye jewe kuri telefone yawe kugira ngo abantu baze kukumenya. Ifoto yawe wayihindura utayihindura, iriho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yambaye impuzangano ya gisirikare, uzenguruka mu macano yose ugenda utukana, kandi nawe warayishinze. Warangiza ukabwira abantu ngo uri ibuye rizima. Genda gakeya ugabanye amarere. Tugaruke hano, ni ukuvuga iki? Mpagarara mu bubasha bw'ijambo ry'Imana, no mu mavuta, no muri confidence, no mu cyizere mfitiye Imana, nkavuga ko atagomba gupfa. Ari nacyo nazize, mufite intego yo kubika abantu bazima batapfuye, mushaka gucuruza imirambo wagira ngo mwabuze ibyo mucuruza kuri iyi mihanda yanyu. Mu byo nazize nicyo kirimo, bituma ntukana ngwa mu mutego wo gutukana. Kubera iki? Kuvumbuka ku rwego rwo hejuru. Ndagaruka ndavuga ngo uwo nakomerekeje ambabarire, nizere ko ibyo byahise byarangiye. Wowe ukibigarura rero ngo Theogene wavuze kubenura, Theogene watutse Rukundo Ezekiel, ni wowe mupagani uhora wibutsa abantu ibyaha umuntu yagize gute yakoze. Ariko aka kanya tugaruke rero ku murongo twari. Uyu muzungu mvuze, iyo korara abakorera Yesu yarepetaga, yarazaga agahonda urugi ngo babujije abana gusinzira. Korari ya kabiri yarepeta, niba ture nimugoroba mu materaniro y'umugoroba, mbese twarihumiwe, twarifashe ku munwa, ntawe uvuga kubera umuzungu. Imana sitinya abazungu. Jewe nafashemo ntabibwiye umuyobozi w'umudugudu, ntabibwiye uwa paruwase, mfata itike yanjye ngi Kibungo mu Buvumo
bwa Samatare. Namazemo iminsi 3, nari njyanye intego 3: kumenya niba Imana yarananiwe umuzungu, kumenya niba Imana ariyo yampamagaye, no kumenya niba Imana yemera gusenga, ko tuyisenga tukayihimbaza. Njyewe nasohotsemo ikibazo cy'umuzungu cyamaze, ijuru ryamaze kugifatira iki yemeje umurongo wabyo. Ngaho ni mugende murebe uwo muzungu, mumubaze, mugende mu marembo ya Rukurazo, mubaze amateka y'uwo muzungu, umve ko bayababwira. Hari ibyo dukora tutagishije inama badushumbye, hari ibyo twinjiramo tutabajije ba mama batubyaye, hari n'ibyo dukora tutayibajije kandi ariyo yaduhamagaye, kuko yamaze kuturera twarakuze. Iyo Imana yamaze kukurera rero ukaba mukuru, ndaguha urugero rworoshye cyane. Yosuwa ibice 3, Bibiliya iravuga ngo, titiri iravuga ngo Yosuwa ajya kuri Yorodani. Iri jambo ndarikunda ariko nasanze ari rimwe mu magambo ntinya. Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka mukomeza umutima. Niki cyatumye Imana itabana na Mose na Yosuwa muri Egiputa, ntibane nawe i Kanani, ntibane nawe bamwirukanye, ariko kuri Nyabarongo hano hepfo igahagararana nawe? Mu yandi magambo nuko Moa repeside sefo, ntabwo Yosuwa yigera amenya igiparitse muri Nyabarongo. Harimo ingona silivupure mu ntambara Imana yari yaratoje Abisirayeli izo kurwana n'ingona, ntabwo zari zirimo. Iyo myitozo ntayo bigeze bakora. Ariko kugira ngo Yosuwa nagera kuri Yorodani hakabona hazamutse intosho, hakomera iki umutima. Haleluya. Nabona ingona izamuye imikaka yayo y'amenyo, Yosuwa akomera iki umutima. Haleluya. Amina. Mukamvugira Imana nabi. Nimwe mudutera kwatura ibintu bikomeye mu ntambara. Yosuwa yarwana, imvubu ntizarimo. Mu myitozo Imana yabigishirije mu butayu, tekinike y'imvubu ntabwo Yosuwa yarayize. Uburyo ingona zirwana ntabyo yarazi. Ariko mbere yuko imugeza kuri Yorodani, ibanza kumukomereza iki umutima, kugira ngo nabona ibintu bishyashya ku buzima bwe ataza gukuka iki umutima. Uyu munsi tisiye yaba yarapfuye cyangwa aracyariho? Ejo bundi nta n'icyumweru kirashira, nibwo ajyaho umwuka w'Imana yansanze, anyereka tisiye kuva kwino kugera ku musatsi. Hari n'abanditse muri komanteri ngo nta muntu ukihana ibyaha by'undi. Uri umusazi wowe, umana ibyaha. Ntabwo wabimenye, wabibwirwa n'iki se utabarizwa muri icyo kirere cy'abihana ibyaha by'abantu? Imana impishurira tisiye ubwe ari muri kaminuza. Tisiye mwabonye asengera abantu, ahanura abantu, abwiriza, akora ivugabutumwa. Ntekereza ko Imana nimukuramo hariya akagaruka kuvuga Imana, ntabwo ari we tisiye muzabona. Ubwo umuhanga niwe unyumvise. Ikindi kandi mbabwiza ukuri, Imana iratuzi ndetse izi n'amazina yacu. Uretse n'amazina, izi n'imitima yacu, izi nibyo twibwira ku manywa ndetse na nijoro, izi migendere yacu, izi mihagurukire yacu, izi n'imyicarire yacu. Imana izi n'imiryamire yacu. Rero Imana izitisiye, igitumye ijya kumuryamisha hari nimara kumwambika masters, imuhaye diplome, tisiye azagaruka ari uwundi tisiye. Erega ntimukatubone gutya ngo mutubone dusimbuka turi mw'abandi. Twebwe Imana ituzi mwebwe kuturusha, ituzi kubarusha. Tugaruke hano rero,
uyu muntu kugira ngo Imana ifate decision yo guhora ADPR bamwe mu bapasiteri batatu ibahora tisiye, uyu munsi ndi umukristo nka n'Imana nanjye ubwanjye, wowe ntago si ngombwa kushima, si ngombwa twamenya abo muri bo muraduharara, iyo muduhaze muduhaga nabi, iyo mutumaze mu buryohe mutubonyemo ibyo mwadushakaga nukujugunyara nk'ikiririrwa cy'igisheke. No, please, turacyafite ibyiringiro, nejo bundi Yesu yaza, kandi n'aka kanya Yesu yaza mu magambo atari menshi. Rero dore ukuraho kuri ngaha uyu munsi ntimugafatwe n'amarangamutima. Aka kanya abantu batashye tisiye muri ADPR ntabwo ari we muntu ufite ibyago byatuma Imana yica abandi bantu. Oya, ubu se kugira ngo ADPR ishinzwe tisiye nta contract bagirana, nta ubundi kuvangirwa ni umwambi wa Satani. Je ntago nataka umuntu ibyo yavuze, nono niba ari amarangamutima ye ko timwe harimo urukundo, harimo n'imbabazi, ariko kutabikontorora bitera ivangiro, mujye mwemera. Kandi ikintu mvuze cyumvikana uko ngisohotsemo, nugisesengura agisesengura ukwe, ariko ntago wagisesengura kuko amavuta mpagazemo ntago ari yuro, ntago uri buze kugisesengura nk'amavuta mpagazemo akakanya. Nicyo gituma na bugingo n'ubu nge mfite ibintu Imana yamaye ndi gusengera biri prive hariya, ahubwo mumfashe muntera inkunga, mujye kuri Meshake TV murebe, hanyuma mukate mujye kwa Chantal Riziki. Ubundi nukuvuga ngo systeme Satani afite nukumenagura imbaraga z'abera, nukuvunira mu mavi. Abahanuzi bashize ubwoba bari gukora mu gihe Imana ibashakamo, ntago rero ari cyo gihe isi bakeneyemo. Ntago ngifite umwanya ngo runaka ngo ariko ngo runaka ngo muramuzi ngo dore ngo ibi nibi. Oya, no, Imana yaranyiyamye, yarambujije hani icyumweru kirashira. Kubera iki? Hari abantu Imana idakeneye ko biyanduza, hari abantu Imana idashaka ko bakomeza kwijandika muri ibi bintu. Nanahanura ikintu gikomeye ndi kuri izi kamera, iyi nkuru ya Sabeni idafunga abantu mu ngaye, noneho muzaheraho ngaho muvuge ko navangiwe. Iyi nkuru iraza kubakoramo akazi gakomeye. Uzi ubwenge rero yabireka, yabyihorera, kandi muzabyicuza nyuma. Mwe muzi ngo muri muri showbiz, muzi ngo muri mu dutendo, muzi ngo muri gucuruza. Umwe ararwanira ko agira views 10,000, undi akarwanira ko agira abasabi 100 ngaye. Kugira views no kugira sabu nyinshi, ariko ntibizaguhire, ntuzarye icyo wakobokeye. Uri guta umwanya, umeze nk'umuntu uri kugenda ku mazi wahitiranije n'umuhanda. Hari umunsi uzacubira ukamanuka imuhengeri. Ntabwo nzi iki kibuga uburyo muri kugifata, ntabwo nzi ukuntu, ntabwo nzi ibintu murimo, nyamara wari ukwiriye. Iyo uvuze Imana yavuze, niyo wisanze ahantu hatari ngombwa ihagararana nawe. Ariko iyo waje n'amarangamutima yawe irakureka bakagukanda ukumva ko uko bimera. Niba hari ikintu nabonye kigora, nuguhamagara Imana ngo wandengera ubizi neza ko atari yo yagutumye. Ariko ndibuka ndyamye hari ya Rusororo, oh haleluya, amina, nabwiraga Imana ngo Mana, ndumva umutima wanjye nta kintu n'iki na kimwe unshinja kuba ndyamye hano. Iryo sengesho nararisenze, ndibuka basoma ko ndekuwe, imfungwa abagenzi banjye bavugije induru, barababaye. avuga ati pasiteri igendere. Nabwiye umupolisi
ndamubwira nti njyewe ntago ndaramo hano. Ati se niko Imana yakubwiye? Ndamubwira nti ndumva ntari buraremo hano. Mu gihe nkibivuga saha y'isa 11 baba baransoma. Ndibuka ko icyo nasohokanye, niba nibuka neza, ni baga yanjye. Umuribu wambazaga arambwira ati nukuri niba ari Imana mwavuganye uhumura uzataha. Iyo ni Imana nari ndi kumwe nayo. Mbese nababeshyira ngo hari uwanjyanye ahantu ngo bankorera iyicarubozo ngo bya bindi byanyu mba numva. Nta muntu n'uyu n'umwe wankozeho, ahubwo banshize muri biro bampa ibiryo ndiriye. Rero ibyo wenda ntibyari ngombwa, ariko ndagira ngo mbahe urugero. Iyo uvuze Imana ihagararanye nawe, hari intambara irwana wowe utabigizemo iki uruhare. Rero buriya ntabwo bwari ubuhanuzi buvuye ku Mana, munyihanganire. Ntabwo Imana yari guhombatisiye ngo igerekeho n'abandi batatu ihomba. So rero ndumva twasoreza hafi aho. Muri make uravuga uti ntabwo buriya ari ubuhanuzi bwavuye ku Mana, ni amarangamutima. Ni amarangamutima. Kandi uracyahamya ko agomba gukira mu izina rya Yesu. Oya tisiye tuzamubonere. Yego. Tisiye kaminuza ye nirangira azasohoka tumubona. Hariya Imana yahamujyanye kubw'impamvu we buriya tisiye we n'Imana babiri ni ikintu baziranye. So tugomba kumusengera, ufite icyamufasha akamufasha, ufite icyamurushije akamugeraho. Ariko iga neza muhungu wa Yesu, ndabizi neza ko Imana itakwanga. Kandi nubwo buriya buhanuzi bwatambutse kuriya ADEPR irakwanga, ibyayo wajyanye urukiko ruzaguhamagara ngo ujye gusobanuraho amaturo yagiye, uzamenye ko itorero rikwanga. Ntekereza ko mu bazahura niyo kese nturimo. Hari urwego ruraguhamagaza, iryamira aho ngaho, tukuri inyuma. Iyo mvuga ngo tukuri inyuma ntago tukuri imbere. Imana niyo ikuri imbere, twe tukuri inyuma nk'abantu. Nitugira umugisha, Imana yumvise gusenga kwacu, tuzakubona mu izina rya Yesu. Amen. Yes. Reka tugushimire cyane kubw'umwanya wawe waduhaye, ariko mbere yuko tukurekura banza utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wagukenera kumusengera, cyangwa se hari uwo wakenera kukugurira amazi cyangwa agakenera kukugisha inama. Nyemera utambutse nimero yawe. Impano yo kugurira abantu amazi yarazimye, reka bajye baduhamagara batubwire ibyifuzo bafite. Ni 07 83 01 002. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguha umugisha. Shalom. Shalom.